munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Dusenge. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro, ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. Ngaho twemereye muri uyu mwanya ubane natwe, udusobanurire ijambo ryawe, kandi uduhe umwuka wawe wera kugira ngo ahumurize imitima yacu kutadusize, kandi atubashishe kumva icyo ushaka ko twumva muri iri jambo, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo guteka inzovu utunze inkoko. Dusome muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 21 tugeze ku murongo wa 27. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja mwene data nangirira nabi nzamubabarira ngeze 7. Dasubiramo. Databuja mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Iyo ufashe 70 ugakuba 7 ubona inshuro 490. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itarani inzovu, ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose, ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Ahangaha turi kubona umuntu wari ufite umwenda, ariko umwenda w'umurengera. Ni igihe kituvuga yuko umwenda wabaye umurengera, ni igihe umutungo wawe udashobora kwishyura wa mwenda. Ntago Bibiliya yagiye muri detaye cyangwa se mu buryo burambuye ngo ivuge aho impamvu yateye uriya muntu kugira imyenda imurenze kugeza ubwo agira imyenda adashobora kwishyura. Uri kumva, bari kugurisha umugore, bari kugurisha abana, ndetse n'ibyo yari afite byose, uwo mwenda ukabona gushiramo. Kuri ubu ngubu isoko ry'abantu ntabwo ryemewe,
sinzi rero icyo gihe uko umuntu yaguraga, ariko hano ndi kubona ubwishyu bwari kuboneka ari uko hagurishijwe ibyo atunze byose, akagurisha n'umugore. uri kumva kuba umuntu yari ageze mu rwego rwo kurya imyenda kugeza ubwo umugore nawe yamuriye, ni nkaho yamuriye none buriya, ariko wenda niba nibeshye muraza kunkosora, ni nkaho nawe yari yaramuririye, yariye imyenda kugeza ubwo umugore n'umwana n'ibyo atunze byose yari yarabiciriye mu nda ye. iyo myenda yari yaramubanye myinshi adashobora n'ubundi kuyishyura. amahirwe yaje kugira n'ayahereye, yaje kugira amahirwe yo gutakamba, atanga n'isezerano. hari abantu bamenyereye gutanga amasezerano y'imyenda, ukaba wangurije amafaranga uti nyabona nyishyura bya bintu, ati bihe, akakubwira ngo ntabwo abyibuka cyangwa byashoboka agahindura amayira ntabagiciye hantu yajya agaca. mwaba mugiye guhura agakebereza agaca mu yindi nzira. ariko muvandimwe, birakwiriye yuko tumenya ngo niba dufite ubukristo turamenya n'uburyo tubugendana ku byerekeranye n'amafaranga muri iki gihe. kuba umuntu ashobora kurya imyenda kugeza ubwo adashobora kurebana n'uwo yagujije, agahindura amayira, telefoni igasona akanga kuyitaba kubera yuko azi yuko yariye umwenda. ahangaha rero uyu muntu icyari kimukwiriye ni ukugurisha umugore n'abana n'ibyo atunze byose kugira ngo abashe n'ubundi kwishyura, ariko yagize amahirwe adasanzwe, ntibamugurisha, nuko baramubabarira bamuharira umwenda wose. Imana yacu ishimwe. Abanyarwanda bo rero baravuze ngo amahirwe y'intama siyo y'ihene. Barongera baravuga ngo imbwa yiganye inka kurya mu rugo irabizira. ahangaha reka turememo undi muntu nawe wari ufite umwenda, turebe yuko yagize amahirwe yo kuwubabarirwa. turasoma muri Matayo n'ubundi igice cya 18 n'ubundi turageza ku murongo wa 31. ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100, aramufata aramuniga, aramubwira ati nyishyura umwenda wanjye. buriya biroroshye, aramufashe, nta nubwo amufashe gusa aramunize. abanyarwanda bo baravuze ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. ntago wenda nagize amahirwe yo guhura n'uwo muntu ngo mubaze uko byari bimeze, ariko rero ntago nabikwifuriza, nanjye sinabyifuriza. buriya yamunigaga nta mikino irimo. uyu muntu yari ari mu mwenda, ariko uwo yari awubereyemo we ntago yashoboye kumwihanganira. reka turebe hepfo. umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati nyihanganira, nzakwishyura. ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. ahangaha uyu muvandimwe yari afite umwenda, ariko ntabwo yabashije kugira amahirwe yo kuwubabarirwa. nyamara ahari wenda turebye isano riri hagati y'uyu muntu wari urimo umwenda n'uwamunize, birashoboka yuko ushobora kureba uriya wari umurimo umwenda niwe wari urimo umwenda mwinshi. bishoboka ko yaba yaramwiganye, akagenda areba ngo afite imyenda, ariko amaherezo byaje gusoza wa wundi wababariwe. ariko uyu nguyu we ntago yababariwe,
yaranizwe. Ntago rero imyenda yose muvandimwe ariko umuntu ayisohokamwe amahoro. Hari imyenda umuntu asohokamwe amahoro, ariko hari n'imyenda umuntu asohokamo nabi. Nongere mwibutse yuko turi kwiga icyigisho kivuga ngo guteka inzovu utunze inkoko. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona muri Mariko igice cya 5, turahera ku murongo wa 25 turageza ku murongo wa 34. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi bageragezaga kumukiza. Rukumva aba baganga ntabwo bavuza abaganga, bavuza abavuzi, ariko abavuzi n'abaganga bose riki ngo baramubabazaga. Reka nkomeze some mwumve. Ababazwa n'abavuzi cyane benshi bageragezaga kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Sinzi niba aya magambo tuyumvise. Uriya muntu yararwaye, ararwara imyaka 12, ariko nta muganga utaramugezeho. Buri wese ati ndakuvura, undi nawe ati ndakuvura, undi nawe ati ndakuvura, undi nawe ati ndakuvura, kugeza ubwo bikasubiremo wenda ntaza kwibeshya. Bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Urwajwe n'iki muri ino minsi muvandimwe? Hari igihe waba urwajwe n'akazi, gushaka akazi, ukavuga ngo wenda urashaka ko wabona akazi, ariko ibikurwaza bikaba byinshi. Umwe ati ndakagufitiye, undi ati ndakagufitiye, undi ati ndabigufashamo, bakakubwira ugasoza usigaye nta kintu ufite, kandi n'ubundi byawe babiri. Uyu muntu ngo yaravaga ava imyaka 12, kandi ariko abaganga bamuhuriraho bose ngo ibyo yaratunze byose bari barabimaze. Utekereza iki? Utekereza ko bamaze kumumaraho biriya bintu bariya abaganga bongeye kumugarukaho? Ndatekereza yuko batagarutse. Ariko uyu mudamu yari afite ikibazo gikomeye. Reka twumve. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumva ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde unkozeho? Umwenda wanjye, ninde ukoze ku mwenda wanjye? Abigishwa be baramubaza bati ese abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe, Imana ishimwe. Nongere mbibutse yuko turi kuganira ku cyigisho kivuga ngo guteka inzovu ariko utunze inkoko. Ahangaha harimo kwigerezaho, aho usanga umuntu ashaka ibintu by'ikirenga bikatuma ajya mu myenda. Hano hari impamvu zigera
ku 8 nabashije gushyira ahagaragara zishobora gutuma umuntu ajya mu myenda. Iya mbere nashyizemo kutanyurwa. Ugasanga umuntu arashaka kubaka etaje kandi n'ubushobozi bwo kubaka ikikoni nta buhari, ariko etaje arashaka kuyubaka. Ugasanga umuntu ari gushaka kugura imodoka kandi ntafite n'ubushobozi bwo kuba yagura igare. Ugasanga umuntu arashaka kwambara imyenda y'ibihumbi 100 kandi ayo yinjiza ku kwezi adashobora no kuba ibihumbi 20. Ugasanga umuntu ararya atitaye ku minsi, atitaye ngo bizagenda gute, ntiyibuke yuko ibyo ari kurya atari ibyo atunze. Aho ndacyari ku ngingo yo kuvuga kutanyurwa. Ugasanga umuntu niba afite ibyo kurya agiye kurya, nawe ushatse kurya nk'ibyo ari kurya kandi ntabwo mwinjiza amafaranga amwe. Ubukwe nabwo buri mu bintu bituma umuntu ajya mu myenda. Ugasanga umuntu ari gushaka gukora ubukwe. Hari umuvandimwe numvise ngo wakoresheje ubukwe, ntabwo muzi, ariko ngo yakoresheje ubukwe ashatse kunezeza uwo bakoranye ubukwe ngo atega indege, ariko amaze kuyitega ngo bashatse yo kwishyura uwabatwaye ngo arayabura. Bishoboka yuko wenda atari yafashe umwenda, yaba yawufashe karaba yarabonye yo kwishyura. Ariko nubwo wawufata, ibuka ko ayo mafaranga utanze mu bukwe ari inguzanyo. Ugasanga umuntu ari gushaka amafaranga yo gukurura umuriro kandi iwe nta nubwo afite n'ubushobozi bwo kuba yagura n'ikoroboyi. Koroboyi sinzi niba ikibaho yabagaho kera. Ugasanga umuntu ari gushaka kujyana umwana we kwiga muri Amerika kandi ntafite n'ubushobozi bwo gushyira umwana we muri nayini, ariko akiyemeza akagenda agafata inguzanyo. Iyo ni impamvu yo kutanyurwa ya mbere. Impamvu ya kabiri, gushaka ishema. Ahangaha umuntu iyo ashaka ngo abantu batamusuzugura, usanga nabwo yafashe imyenda y'imirengera. Icya gatatu, kwishyura imyenda. Ugasanga ufite umwenda muri Popirere, ukaba wikojeje muri Beka, bakaguhereza undi ukaza ukishyura uwo muri Popirere, cyangwa naho ukaba uretse ukikoza muri banke komerisiyare, ukajya asa amazina ya banke wagize ngo ndi buyamenyera, wava muri banke ukajya no ku baturanyi nabo ukajya ubaka amafaranga. Ariko ukibagirwa yuko ari amadeni wafashe. Ikindi ni icya kane, ibikorwa ushobora kwita ubugira neza. Gutanga amafaranga ariko udafite, ntiwibuke yuko ari imyenda. Icya gatanu, gutunganya huba, bishobora gutuma ujya mu myenda. Uri gushaka kuba mu nzu, ariko inzu ushaka kubamo irenze ubushobozi bw'ibyo winjiza, biri butuma ujya mu myenda. Icya gatandatu ni ibikorwa bitunguranye, bishobora gutuma ujya mu myenda. Ugasanga umuntu ararwaje, ariko biri bugusabe kujya kwivuriza mu ivuriro nawe ubwawe udafitiye ubushobozi. Uburwayi bushobora gutuma ujya mu myenda. Urupfu, niba umuntu agutunguye, hari igihe usanga biri kugusaba amafaranga, rimwe na rimwe utaba wabirebye neza, ugasanga biri buze gusaba yuko uri bwishyure amafaranga y'inguzanyo ukuye muri banke. Ahangaha icya karindwi ni imibare mibi. Ugasanga umuntu afite imibare mibi itumye ajya kwaka inguzanyo. Ikindi ni imishinga mito n'iminini. Ibyo bishobora gutuma umuntu yaka inguzanyo. Muvandimwe rero, ndagira ngo nongere nkwibutse ibyo ikigo
gishinzwe amakoperative cyitwa Amiri, inama cyagiriye abafata imyenda. Niba wabuze ukundi ugira, ijambo ry'Imana ritubwira ko bidushobokeye tutajya gufata imyenda, ariko se niba byanze byagenda gute? Umva icyo wakora mu gihe bibaye ngombwa yuko ufata imyenda. Saba inguzanyo ushobora kwishyura mu bushobozi bwawe. We kwiyemera, we kwirarira, umwenda ubona washobora kwishyura aba ari ufata. Icya kabiri, kora ingengo y'imari witonze kandi ishingiye ku bishoboka. Nibiba ngombwa ukoremo impinduka. Icya gatatu, kora ingengo y'imari witonze kandi ishingiye ku bishoboka, nibiba ngombwa ukoremo impinduka. Icya kane, ba umunyakuri ku giti cyawe no ku kigo cy'imari ukorana nacyo kugira ngo bikurinde gufata inguzanyo irenze ubushobozi bwawe. Icya kane, ishyura umwenda wawe ku gihe. Irinde gusubika igihe cyo kwishyura mu gihe ubifitiye ubushobozi. Niba ubucuruzi bwawe bwaragizweho ingaruka na COVID-19, egera ikigo cy'imari mukorana kugira ngo murebere hamwe icyakorwa. Ikindi gikurikiyeho, irinde isesagura ry'amafaranga rya hato na hato. Uragiye ugiye mu mabyeri, ugiye mu mamitsingi, muzisa se wagize ngo moko y'inzoga ndanayazi, ubwo nandi namenye nawe uzi ushobora kujyamo. Irinde gusesagura. Ikindi, koresha amafaranga y'inguzanyo icyo wayakiye kuyakoresha cyonyine. Wikwirarira igihe wumva ubushobozi bwawe butajyanye n'inguzanyo ugiye guhabwa. Girana ibiganiro bihoraho n'ikigo cy'imari mukorana mu gihe uhuye n'ibibazo. Ni ingenzi kwirinda imyenda y'umurengera by'umwihariko muri iki gihe. Imana ibafashe. Muvandimwe, menya yuko imyenda, niba dutetse inzovu ariko dutunze inkoko, bitazatugwa neza. Ariho uzajya usanga umuntu yicaye mu modoka ariko bayimusohoyemo, bayishyize ku isoko kubera ko imodoka yicayemo ntabwo yamenye ko atari imodoka ye. Usanga umuntu yari ari muri etaje, nawe uri kurira abandi bo barakize, ariko Mana nanjye waramvumye, yewe ejo wajya kubona ukabona bamusohoye muri etaje. Tiva muri etaje yacu bakayishyira ku isoko. Nk'uko twabonye kuri ya muntu yabashije kubabarirwa, undi we ntabashe kubabarirwa, menya yuko ukwiriye kureba imyenda ufitiye ubushobozi. Ijambo ry'Imana ritubwira kwirinda imyenda, rikatubwira kugira saving. Muri hangana ikinyarwanda gihise cyicika. Kuba washobora kubika, kugenda ubika amafaranga kugira ngo wizigamire. Murakoze, ndabyibutse, ni ubwizigame. Kugenda wizigama icyo ushaka ukakigeraho ariko utihanitse. Ntujye kwaka ibintu bya miliyari kandi utarigeze utunga n'ibihumbi 100. Nshuti bavandimwe, muri iki gihe cyo kwiyemera, muri iki gihe cyo guteka inzovu kandi umuntu atunze inkoko, mbifurije kugira imibare myiza, mbifurije no kwemera guca bugufi no kugendana n'ubushobozi dufite mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimye icyubahiro kibi cyawe. Tubonye yuko rimwe na rimwe twirarira tukishyira mu cyiciro tutarimo, ariko duhe guca bugufi muri ino minsi. Tubwiye yuko kwirinda imyenda ari ngombwa, ariko mu gihe bibaye ngombwa yuko tujya mu myenda, utubwiye ko dukwiriye gufata imyenda dushobora kwishyura ntitwirarire. Ngaho gutuburiye hakiri kare, njye n'abavandimwe bumva bakareba iyi video, udufashe kugira ngo Mwuka wawe atwigishe ubwenge burenze ubu kubiye muri iyi video. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.